kahore Jao uzi ubwo uri kureba ute ubu amaso yanjye nyerekeje i Nyanza kahore ubu neza ndi kurora i Nyanza ubu uri kureba buriya niga mu wa kabiri segonderi twari dufite umupetron animateri nyine twamwitaga birori i Nyanza kubera ukuntu yari afite amaso yarebaga bya bindi bita umurage animateri ubu ngubu nuko tugiye kwerekeza i Nyanza Nyanza tugiye kugira gute tugiye i Nyanza ku biro by'akarere ndetse tugiye kubaza amakuru neza ubu tugiye kubaza amakuru neza y'umumeya wa Nyanza wegujwe ku nshingano kubera imyitwarire mibi wabuze ibitekerezo reka guteze turaninjira mu biro tuperereza amakuru neza turakora ipararaza rwose kandi wa mugabo yazana ingwe mu mugi ninshaka nzayizane yewe umuzigaba nta kizantwara umuzigaba n'ingwe nyamara buriya njyewe wari kunsigaha nibura nkazakugemurira oya humura inkuru iri hanze aha rwose ku Karubanda humura ubwoba da ambara umukandara ahubwo tugenda twagiye rwari urugendo rutoroshye ndabona dushyitse ubu tugezeyo aha siho bakunzi bajyaho rero mwiteguye ko tubahereza amakuru duhawe n'abantu dusanzeyo abaturakora subscribe ni muyikore abayikoze ndabashimiye mujye muri comment mutubwire ko mwiyumviye mugeze hano kuri Jao mukande like musharinge ku nshuti zanyu ubundi reka dutangire twihuse cyane rero Jao Jado Artist Official kwisonga amakuru duhawe n'abo dusanze mu karere ka Nyanza aragira ati ubu wari meya w'akarere yegujwe ku nshingano kubera imyitwarire mibi mbaza uti iyo myitwarire ni iyihe ayiwe uyu mumeya rero ngo yaje kwitiranya rogi n'ibiro by'akarere ashinzwe kuyobora mbaza uti byatangiye biti ibyo ngibyo uyu mumeya ngo yaje kwihebera indatwa rero yo muri Zamburi maze nawe si ugutunara arayihebera biratinda birangira bo mu rugo rw'abateye umugongo ubwo ni ukuvuga umugore we n'abana be uyu mumeya rero nawe mu gutwarwa ubwenge n'iyo ndatwa byaje kurangira arashe imbogo ibi ntabwo byari bitangaje kuko siwe wa mbere wari uyirashe ahubwo igitangaje ni ukuntu atabashe kuyirasa mu cyico bikarangira imushyize hasi uyu mugabo ngo yatangiye rero akururana n'iyi ndatwa maze umugore we agerageza kumubaza ati uriya mugore mugendana ahantu hose bigaragara ko mufitanye umubano udasanzwe n'umuntu ki kuri wowe meya mu gusubiza umugore we akamwumva ceceka utamuvuga nabi akanyubikira imbehe kuko niwe supervisor nahawe aba ari kureba ko akazi nshinzwe nkakora neza abamindi pan ntibyaje kurangirira aho kuko iyi ndatwa ngo yagiye yicara hahandi neza meya yicara hagati y'ibirango by'igihugu maze arifotora cyangwa se arafotorwa atangira gupostinga abwira abagore bagenzi be ati ubu ni njyewe ufite icya original naho mwebwe murambeshya icyubahiro icyo iyi ndatwa rero ivuga muri iyi nkuru ya meya iravuga ko ifite umugabo wayo bwite ndetse n'abana 3 ibi rero ntibitangaje ahubwo igitangaje ni ukuntu meya aho yatumirwaga hose muri wa mwanya we w'icyubahiro yategurirwaga yicaranagamo n'iyi ndatwa nk'aho ari umugore we bwite erega n'icyubahiro bigomba kugenda nawe icyo ntabwo ari icyubahiro reka mbibutse ikintu kimwe aha ngaha mwebwe muduteze amatwi uzi ko buriya ngo meya ariwe ufite inshingano zo gusezeranya abantu bagiye gushyingiranwa byemewe n'amategeko
buriya ba gitifu mubona ngo babikora nubwo babikora ngo baba bahawe uburenganzira n'inshingano na meya. icyo nicyo. Ibi rero iyi ndatwa yakoze ngo ni icyaha gikomeye kandi gihanwa n'amategeko, kuko buriya ngo nubwo ari indatwa ariko n'umugore wa meya bwite ubu burenganzira ntabwo bufite bwo gukinisha ibirango by'igihugu. Aha rero bakimara gukora aya mahano ngo bari bakoze icyaha kidasanzwe, kuko ngo meya binugwanugwa ko atabashije gusubira mu rugo rwe, ahubwo ngo yacumbikiwe mu nzu adakodesha kugira ngo agire bimwe asobanura. Aha rero ikibazo njyewe nibaza nka byaho, ndibaza ntese iyo bigenze bitya meya niho hatwe ibibazo wenyine sha cyangwa ajyana n'indatwa ye? Ababizi munsubize muri komenti. Narijyaho ndi kumwe na Mayi byose kandi turabakunda. Reka tubasigireho akavidewo namwe mwiyumvire iyi nkoramahano. Uwari ukomeye rero ari we meya ubu biri kunugwanugwa kwashyizwe hasi no kwiruka mu bagore. Ni wari meya w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme wayoboye aka karere kuva 2016, aherutse kweguzwa n'inama njyanama y'ako karere nyuma y'amasaha ahita atabwa muri yombi. Mu biri gukekwa rero intandaro ya byose hari gukekwa inshoreke yari afite, bikavuga ko birangiye imushyize hasi wenda ibizi cyangwa se itabizi. Reka turebe ibiri kuvugwa kuri uyu mumeya. Meya rero ubundi afite umugore basezeranye byemewe n'amategeko, bakaba bafitanye abana 4, akagira inshoreke ifite umugabo n'abana 3. Bombi bataye ingo zabo barahuza ngo urugo rwa meya ntabwo rwari rubanye neza, abona inshoreke imwomora. Barakundanye, meya kwita ku nshingano za kibyeyi biranga, bijyana naho umugore ajya kwimuregera kuko binahanwa n'amategeko, kuko kurera ari inshingano. Iyi nshoreke bari bageze kure, bijyana naho bitwara nk'abashakanye kuko banamaranye igihe ye mu bikorwa bigenanye n'inshingano za meya, bagaserukana nko mu mwaka 2024 mu kwibuka aho byabereye Busasamana yaserukanye n'inshoreke aho kujyana n'umugore w'isezerano. Ubundi ibikorwa byose byo mu nzego z'ibanze aho meya arajya agomba gutegurirwa umwanya. Meya rero yateguriwe umwanya, awutegurirwa yajyanye n'ihabara, nuko umwanya yateguriwe wicana n'iryo habara, kandi ibi ni ibyaha binahanwa n'amategeko. Mudukorere subscribe, mukande share na like, mujye muri comment mutubwire ibibashimisha, mutubwire cyangwa se ibyo mushaka ko tubagarukiraho. Mushaka kugira natwe ikiganiro ndetse ufite amakuru atangaje, inkuru idasanzwe, ufite ubugoryi se bushimisha ndetse bugamije gusetsa abantu, waduhamagara kuri 0788259948 cyangwa se 0780220100. Izo nimero zombi tubabwiye ziri no kuri WhatsApp, mwanatwandikira ndetse kuri email jadoartist@gmail.com. Turabakunda. Ciao ciao, hasta la vista. Mbega inkuru yakasamutwe. Mbega icyubahiro cya meya wa Nyanza. Yaragitaye. Nyanyagije. Yararudonnye. Ciao. Jado Artist Official ku isonga.